TV, murakaza neza kumenya TV. Kandi rero tugiye kurebera hamwe option bita call forwarding. Ni gute ijyamo, imaze iki muri telefoni, ese ni nziza ni mbi biterwa n'iki? Tugiye kureba rero uko iyo call forwarding wayikoresha mu buryo bwa telefone. Ese telefone yawe ibamo, wayigiyemo cyangwa ntuyirimo? Ni gute twabireba? Rero tugiye kureba inzira wanyuramo kugira ngo umenye uko uri muri call forwarding cyangwa utayirimo, cyangwa umenye no ko wabigeramo. Turanyura rero, turaza tujye kuri application kuri telefone yacu. Ufungure telefone yawe, ufungure application yo guhamagara iyo bita phone. Iyo nkanze kuri phone, niyo ufungura phone ifunguka izamo abantu bahamagaye nyine bagahamagara. Uza hano kuri phone, nyuma kujya hano kuri phone, hejuru hano ku matelefone atandukanye, hano hejuru ahantu haba handitse kari handitse utudomo dutatu, cyangwa hari aka icon kanditseho settings. Ni settings, ukanda kuri settings cyangwa ugasanga hari utudomo dutatu biterwa n'uko telefone yawe imeze. Nyuma kujya hano muri settings, aho uhita ubona ku matelefone amwe harabona handitse ngo call, ugahita ukora settings, ugahita ukira kuri call settings. Ariko hari n'izo uhita ugera kuri iyo menu yanditseho call settings, ukaza muri settings, ukaza handitse ngo call ID by display, cyangwa ukaza handitse carrier features. Muri yanjye biri hano muri carrier features, ukaza ugahitamo simukadi ugiye kureberaho ko iri muri call settings, call forwarding. Icyo nakubwira ko forwarding cyane tutarahagera cyane, ni uko ni igihe uhamagaye umuntu ugashaka ko wenda uhita umuyobora ku yindi, mu gihe wenda ndi kwivugiraho, mu gihe ntabonetse, cyangwa mu gihe buri gihe ikazajya ihita ijya ku yindi nimero. Ibyo nibyo bita call forwarding. Ni ukuvuga ngo umuntu aguhamagara igahita imwohereza ku yindi nimero wari uzaba warasetinzemo. Reka rero dukomeze nkwereka aho biherereye. Uzaza hano uhitemo simukadi ushaka ko ureba kuri call forwarding. Nugera hano urahita ubona handitse call forwarding. Mu zindi telefone ubona kuri ahantu handitse call settings, ugahita wakirika. Ugeze kuri call settings uhita ukomeza ugahita ubona call forwarding. Rero kuri iyi telefone imbere aho mbibonye, nsubiye inyuma, nkasubira inyuma aho mbibonye. Abandi mu zindi telefone zisanzwe igeze hano kuri Android, uza hano ugahita ubonamo akantu kanditseho call setting. Ariko ugiye call settings iba handitse ngo carrier features. Nitanga nkwereka kuri fire features, kaza gatamo ko simukadi ngiye koyo iyo call forwarding, narangiza nkaza gatamo iyo call forwarding. Iyo nyigezeho nyereka utuntu tungahe hano, meni zigera kuri enye. Ubwa mbere murabona hano hari call forwarding off, when off. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wemerewe kohereza no kuba basetinzemo simukadi zaba zisetinzemo. Kereka nyigize gutya nkayikirakaho, nkaza nkayigira, ngahita nshyiramo nimero nzajya mpitangira. Hano mu gihe call always forwarding, ni igihe umuntu ampamagaye ntazajya ampamagara, ngashyiramo nimero y'umuntu hano uzajya ahita yitaba. Urugero nanditsemo iyi nimero y'umuntu uzajya ahita yitaba, iyi nimero yishyizemo gutya, ngakira kuri turn on, irahita umuntu arahita yandikaho iyo nimero izajya ihita ijyaho. Ubu haranditsemo ngo always forward kuri uriya muntu. Buri gihe umuntu uzajya umuhamagara, yaba iri kuri rezo yaba itari kuri rezo, izahita ijya kuri iriya nimero, bazajya bamera nk'aho ariwe bahamagaye. Iki ni kuri call for always. Mu gihe noneho mu gihe sanze ndi kwivugiraho when busy, ntabwo babishyiramo byose icyarimwe. Buri gihe kaya karactive, ubundi byose wamaze kubona ko bibaye disable. Noneho kugira ngo mbikuremo, nzakirika hariya nze ni turning off. Ni turning off, uriya ntago umuntu uzampamagara izajya ihita ijya kuri iriya nimero. Urabona hano harimo status ya off. Noneho mu gihe ndi busy, ni igihe yenda uvuga ati ndashaka umuntu azajya ampamagara agasanga ndi kuyivugiraho, cyangwa ndi mu bindi ndi kuyivugiraho, izajya ihita ijya kuri guhamagara uwo muntu wundi.
ni hano uzabisetingiramo, naho ikibona gushyiramo nimero ya telefoni warangiza ugakika kuri turn on bihita bijyamo. Noneho option ya gatatu ni igihe when unreachable ushyiramo nimero mu gihe ushaka ko umuntu hari igihe umuntu aguhamagara ntuyitabe kandi gacamo igakomeza gasona ikane, iyo ikomeza igasona ugasanga simashije guhita nkwitaba when unanswered ugasanga umuntu simashije guhita nkwitaba, inimero zashyiramo ahangaha izahita ijya kuba ari uhamagara, nk'igihe umuntu aguhamagara igasona igahita ibona nta muntu yitabye igahita ihamagara uwo wundi akaba ari we uyitaba. When unreachable ni igihe urabona ko gihanditsemo ngo izahita ijya kuri uyu muntu, uyu muntu ushobora kujya ugasanga uramuzi cyangwa ukayigira off. When unreachable mu gihe ntabashije kwitaba uwo muntu, nshobora kuza nimero ya telefone nkayisibamo ngahita nkiga kuri update cyangwa nkagira turn off. Ni ukuvuga ngo iki gihe ni igihe usanze telefone yawe itari kuri rezo, izi irazimije wenda cyangwa ahantu hatari network tutabasha kubona umuntu simukadi yawe. Ibi ngibi rero bigize ngo igihe call settings error, your carrier does not support disabling call for one thing when your phone is unreachable. Iyo igize naza reba iyi nimero mu by'ukuri, ese iyi nimero ni iyihe? Ni kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo ari kukumviriza, ubanza ukareba iyi nimero iri kuri muri ino settings za telefone yanjye ni bwoko ki, kuki iri kuzamo. N'ahangaha naho wabirebera ukareba iyi call forwarding, iyo umuntu atakwitabye izi meni ukazikuramo cyangwa ukazativa bitewe n'uko wowe ubishaka. Ni uburyo na mpamvu berekamo uburyo bareba call forwarding. Murakoze murakarama, mukomeze gukora neza, mukoreshe ya comment, like, ubinyaziti. Ciao ciao.